hari ukuntu ushitana gucira ikiraro hagati y'isezerano ukabireresha amaso akakiraro cy'akazi so ashaka ko tuzengura Bibiliya nuko yabatwaye arangije ngo asiga batindi uzasume ngo bo guhingira mbere akuyemo ubwenge akwenga abatambye nyuma zatwara abakire n'abandi bavuze ngo twamanikaga inanga zacu tukarira twibutse iwacu ukabona umuneke wari ariko utawufata uzi kubyara umwana akajya gutura mu gihugu cyo hanze ntaguhe n'idolari kandi ariko umunsi baramugiriye kugisa gusa sinabukazi neza washyizemo ikiraro ukabuzi ko ufite ari hanze iminsi mikuru yaza wapi ariko uzi kugira umugabo wagusabye akagucyura agahita ajya mu cyumba cye kandi murara mu nzu imwe icyo si lokori y'amasetebo ngo enemo ntabwo bizongera gutinda asobanura ngo they shall none of my words be prolonged anymore nta jambo rizongera kuranzikwa ngo ritinde hari Imana gutingiye ikiraro. bakunzi bagusengerwa abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya n'ubundi w'ijambo ry'Imana tunabifuriza ubunani n'umwaka mwiza wa 2022 Imana izabane namwe tubahaye ikaze kuba byuma tukumwe na Bobo n'ubundi murabona ko ndazi ko hari abantu benshi mwari mukumbuye mushumba ntambabazi uyu munsi mwamubonye yagarutse uyu munsi turi kumwe kuri gusengerwa ndabizi ko nubundi mumukurikirana kuri tubagezaho ubwuzu ariko umunsi turi kumwe hano mbahaye ikaze nubundi kandi tubashimira uburyo mwabanye natwe muri uno mwaka turavuze ngo Imana ibaho umugisha inshuti za gusengerwa aho muri mwese Imana ibaho umugisha hari abadusengeye hari abatugiriye inama mwese Imana ibahe umugisha mugire ubunani bwiza mushumba tuguhaye ikaze urakoze mba wasuza abantu b'Imana ndabashuje mwese inshuti z'Imana abakunzi bagusengerwa Imana ibaho umugisha kandi nongeye kwishimira ko bongeye kuntumira kuri channel amen niyo channel natkunze kumenyekana barambona ari benshi Imana iguha umugisha kandi komeze ikwagure muri byose urakoze cyane turi hano ku bw'ijambo ry'Imana kandi nitwabura gushimira mushumba kuko yabanye natwe kuri gusengerwa kandi twamugiraho umugisha mwinshi ari abantu benshi bakijijwe ku bwawe Imana iguha umugisha akora Imana ibintu bikomeye kandi uri mu bantu batunye gusengerwa nayo igira igeze buriya nawe murakoze cyane Imana iguha umugisha wadukuje mu ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha wadushije umugisha Imana iguha umugisha kandi jana nagukurikirana no kuri tubagezaho ubwuzu ya TUT mavuta kandagira amateka ariko uyu munsi yabaye TUT Ministries TUT Ministries ko ifite ibikorwa irimo ikora so kugira ijambo ry'Imana gusa ari ugufasha abakene ari ukubasha abantu mu bibazo twigisha abantu binyuranye rero ni TUT Ministries mavuta kandagira amateka urumva ko yaragutse cyane Imana ihagurukije vuba ahita izamuka cyane pe ubuhanuzi bwacu bwarasohoye no kuri zamutse vuba ikoze vuba ariko iyo umuntu yanyuze mu nzira nziza lazima cyashaka arakibona iyo waciye mu nzira nziza hanyuma mu biganza byiza nk'ibiganza byanyu umuntu agakurira ni Yesu ni Imana ariko buryo utumviye Yesu ntago byakunda ko hariho benshi bahawe impano ariko bakanga kwereka bagenzi babo si benshi rero bakwereka inzira bacamo bakagera aho bageze ndabizi kandi Imana iguha umugisha ndabizi ko umubyeyi wanjye warandeze waranyoboye rero twese amavuta turemeranwa Imana iguha umugisha umubyeyi wanjye ibintu Imana gitubwira byinshi bimo bigenda bisohora amen turi hano rero kubera ko turi kwambuka yego turimo twambuka nifuje ko ijambo ry'ubunani abantu b'Imana bari kurikirana ariko turi kumwe urakoze cyane tubagezaho tukarivugaho yego ryambutse abantu ribacitsa muri 2022 amen kuko nzi neza ko ari abantu benshi bagukunda Imana ibaho umugisha n'abakunda rero nguhaye ikaze
ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen. Ya, arakoze cyane umukozi w'Imana wirarise mpaye ikaze. Reka nongereho nakaribu nk'abamugana abaturage bacu n'ikaze nakaribu. Kandi nanjye nishimiye kuba ndi kuri cano gusengerwa kandi nkaba numva nguwe neza twicaranye twibuka bya bihe byacu bya kera by'umurimo w'Imana cyane ko Imana igomeje kutwagura. Rero mu kwambuka hari nk'ibintu byinshi ariko ngira ngo uyu munsi unyemereye n'ibindi biganiro twasenga tubona kwinjira tujya mu ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana nyiri cyubahiro nyiri ubutware nyiri imbaraga nyiri ubushobozi. Turi imbere y'ubwiza bwawe kandi turi ahangaha. Covid itangira na 19 kuma nta muntu uzagera kuri uyu munsi ariko turahageze. Twaciye imbere y'abantu benshi, twageze imbere y'abantu benshi. Ni benshi batunyuze imbere, ni benshi bakeneye ibiganza byacu, ni benshi bakeneye ko tubonana. Kandi data turagushimira ko 2019 wese turi kumwe, 20 turabana, 21 turabana, no twikunje 22 mwami ntabwo badufite, ntabwo dutinya no gupfa ko tuzi ko urupfu byo ni ngombwa tugomba gutaha. Ariko iyo twanga n'impanuka n'ibisarame tuvangira. Turagushimiye ko natwe mu bintu bikomeye kandi tukabona ko kwawe kwiza kutuzengurukaho. Natwe muri byose utweze data umugisha kandi mwafashe umuyobozi wo gusengerwa muho umugisha mu izina rya Yesu. Abakozi bawe bose bakora hanga muri studio, ababobo n'abandi bose ngese mwe dugenza no kuraba twumva abanye nawe igihe kirekire, abakoze subscribe, abaje bakurikirana, bakora comments n'abavuga bose, abaca mu gikari n'abacimbira bakamuhamagara. Mwami baho umugisha kugira ngo twinjire muri 22 dufite imbaraga zo kwambuka kubwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Hari ijambo ry'Imana. Yego. Yango tuganire. Ndaje kugufasha muri Ezekiyeli. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli. Cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ibice byaho 12 ku murongo waho wa 28. Numva twasoma. Amen. Hari ijambo rivuze ngo nuko rero ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko umwami Uwiteka avuga. Ya, urakoze cyane. Imana iguha umugisha ngira ngo rabizi iyo twahuye hano turasesengura ijambo ry'Imana. Ubundi uyu muhanuzi Ezekiyeli ni umuhanuzi bundi abanje kuba umwana w'umutambyi akaba n'umutambyi. Ezekiyeli akaba ari n'umuntu wanakoze ubutambyi hafi imyaka iruti y'abandi 31. Ezekiyeli akaba ari umuntu wakoze ubukwe agarongora umugore we agapfa hashize imyaka 5 babana. Ezekiyeli akaba ari umuntu waciye mu cyuho cy'ubuhungiro ko nasomye andi magambo ngo mwana w'umuntu ngo ufate ibyuma byose bibaga wimuke ku manywa. Ugende ku manywa. Ku manywa bibaga ku manywa y'ihango. Urumva yagize n'ubuhungiro. Noneho rero Ezekiyeli akaba ari umuhanuzi we. Imana yari amagana ushaka kubitindaho cyane akamuhanurira amahanga, uhanurira abantu bose ariko akaba yarari Babuloni. Buryo we yahunze yaramaze kuba atagifite umugore uko bamaranye imyaka 5 ubwo mwaka rimwe niwe wahamagaye. Imana imuhamagara ukageze ka Kebari. Urumva ko na mbere yari umutambyi. Niwe muntu wahuje ibintu byo Ezekiyeli ni umuhanuzi kandi n'umutambyi. Noneho ko ari kageze Kebari nibwo yeretswe Kebari yo muri Babuloni aho ngaho nibwo yeretswe Imana imwereka imuhamagara atangira ministeri y'ubuhanuzi ariko kageze ka Kebari kari hariya kari mu gihugu cy'i Babuloni. Icyo gihe rahanura uwitwa Daniel we na Berushaza n'abandi bose bo bari i Babuloni nyirizina hagati mu gihugu cya Israel cy'i Babuloni. Icyo gihe bahanura uwitwa Ezekiyeli witwa Yeremiya nawe yari Yerusalemu ahanura Yerusalemu kandi ntongagana na Egiputa. Ngo hari abahanuzi bakoze mu bihe bitatu kimwe ariko ari batatu rwose batapfiriye rimwe. Hari Ezekiyeli wari uri kageze Kebari, hari ba Daniel wari Babuloni bwami rwagati, hakaba na Yeremiya rurasigaye Yerusalemu ahanura ngo nimuhumure nimuyoboke nimugende handi nta buhungiro. So n'abantu bahanuzi bakomeye. Ibyo rero by'ukuri kuba yaravuze gutyo ngo Imana twango duhere kusesenguzi. Noneho Yeremiya agahanurira abantu bari Yerusalemu bahasigaye abajya mu Egiputa n'abandi bose cyane ko bavuga ko n'ubundi na Yeremiya ageze mu Egiputa buri
asubirayo niko bimeze yakandagiye noneho rero banakeka ko benshi bavuga ngo niho yagwa banditse yagwa ariko bavuga ko yahageze icyo gihe rero nta buhungiro bwagomba kuboneka mu Giputa kwaro kujya i Babuloni so nuvuga ngo i Babuloni ni handi Imana yavuze ngo nzohora igisiga cyamerwe kibajyane Nebukadineza igisirwa cyamerwe nyine kuko baranze kumvira Imana so rero bari abahanuzi batatu basa nk'abakorera hamwe bavuga ibintu bimwe ariko bose intego bagambiriye ari ugukomeza abantu b'Imana ku Mana kuko mbere yuko tuvuga kujya mu Babuloni batwarwa ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye kuko ubiho ko Sedekiya niwe mwami wa Isiraheli ndetse bamutwaye Babuloni akaba nawe mwami wenyine nubwo aramukuye mw'amaso ariko niwe mwami waryaga iby'ubwami ndetse bamurekera n'uburenganzira bw'ubwami ariko nta maso afite nubwo yabajyanaga burya ntuzene Nebukadineza abantu yishe nabashatse kuzana amahane no kutamwumvira ariko uko ari kubatwara gusa abandi bamaramo gusa akora ikintu gikomeye tuje mu ijambo ry'Imana turi mu gihe cyo kwambuka se munagiye kwambuka niki ariko binjira mu gihe gikomeye cyuko Nebukadineza buriya naramutinye nabuze urwego mwitamo ahari nari kumaza ngo ibintu bikoreye iki icya mbere banje atwara abanyabwenge niwe yabanje kujyana iyo umuntu agiye gusara no gupfa no guta umurongo abanza gutakaza ubwenge apfuye ije nuko Nebukadineza arabanza atwara bitwa abanyabwenge arabajyana iryo jambo rikurikire atwaye abaki abanyabwenge vango mu yandi magambo uruganda rw'amazi ntizongera gukora urw'umuriro ntiruzakora banki ntizizakora ibisaba ubwenge ikoranabuhanga ntirizakora vango atwara bitwa abanyabwenge bose bo mu gihugu arabihorera abikozeho nyumva yakoraga ikintu ntabwo batwaye jugujugure ngo hamara igihe kinini atangira kubatoza kwiga Imana yabo agarutse yongera atwara abatambyi akuye nk'abanyabwenge akuyemo kabiri akuye nk'abahuzaga Imana bafashaga abantu gusenga no kubaha Imana bahuza Imana n'abantu cyane amaze kubamaramo nibwo yaje gutwara arangije atwara n'ibyo mu nzu y'Imana nabyo arabijyana byose unaza gutwara abantu bakomeye n'abanyembaraga bose n'abanyamafaranga bamaramo ngo asiga mu gihugu abantu b'inguguzi n'abatindi bo guhingira inzabibu n'indi myaka nabo yasizemo ngo n'abatindi bo guhinga kandi arangije akora ikintu kibi yakoze amaze kubajyana yaciye ikiraro ku buryo nawe ushobora kuvuga ngo ajye mu Isiraheli abantu bakareba imyaka yera inyoni zirya ariko umuntu akaba yakwifuza umwembe ntawubone nta nzira ari bucamo hari ukuntu ushitana gucira ikiraro hagati y'isezerano ukajya urebesha amaso ikiraro cy'akazi so ashaka ko tuzengura Bibiliya nuko yabatwaye arangije ngo asiga batindi uzasume ngo bo guhingira mbere akuyemo ubwenge akuye nk'abatambye nyuma azatwara abakire n'abandi siga abantu bo gusigara bahingira inzara kandi ntiyasigira ikiraro ku buryo bajya bifuza aho bavuze ngo twamanikaga inanga zacu tukarira twibutse iwacu ukabona umuneke wari ariko utawufata uzi kubyara umwana akajya gutura mu gihugu cyo hanze ntaguhe n'idolari kandi ariko umunsi baramugiriye gusa sinabukazi neza washyizemo ikiraro ukaba uzi ko umufite ari hanze cyane iminsi mikuru yaza wapi ariko uzi kugira umugabo wagusabye akagucyura agahita ajya mu cyumba cye kandi murara mu nzu imwe icyo si lokori y'amasitebo icyo si ikiraro gikomeye erega ni rokosi aya magambo turi kuvuga arakomeye akaguca inyuma akajya kubyara hanze akakuraho ikiraro kiguhuza n'umuntu umureba ako kantu byo gakomeye ndetse tukinjiremo nyine mwarakoranye mariage yaragusa akajya mu cyumba agacikira kandi mukaba muba mu nzu ariko yashyizemo ikiraro ariko ijambo tubazaniye ntabwo iri jambo rizongera kubaho igiye kubica haleluya amen ariko ikigaruruma cy'ubwo ndafashe kuranye ufashwe urumva bihakomeye satani arabanza akagutwara ubwenge akagutwara ijambo akagutwara agaciro akagutwara iby'igiciro agatwara ibyo mu nzu y'Imana wagiraga imyiza akayitwara yamara kwitwara akushiraho ikiraro agaca n'ikiraro kandi ugasa kubera ko yabanje gukuramo ubwenge yabujyanye
amaze gukuramo ubwenge akuyemo n'isengesho, ntacyo kuvuga ufite, akuyemo n'ibyo mu nzu wakoraga, korari uyivuyemo, kurimba uyivuyemo, gusenga uyivuyemo, iby'Imana byose arabishenye. Ko ngo yakoze ikindi kintu kibi gikomeye, ngo yagiye mu rusengero ngo abanza asenga inkike ebyiri, iyitwa Bowazi n'iyitwa Yakini. narasenye kandi Yakini bisobanura ngo izabikomeza, Bowazi hari imbaraga. Iyo wakuwemo ijambo ry'Imana ngo Imana turi kumwe izabikomeza, uba wagiye. None narangiza ngo waje ngacikiraro, bakajya babona imbuto batazisoroma. Uko utaryama n'umugabo kandi mwarashakanye kandi muri mu nzu imwe, harimo ikiraro. Hari n'abandikira na SMS baba mu nzu imwe kubera ikiraro gusa Satani yagizemo yamaze gutwara ubwenge. Ariko turi gusengerwa, turimo kumva aha hantu muri uyu munsi tariki iki kiraro kigombe cyubakwa. Ariko ibaze kugira ngo umuntu mwashakanye Satani acemo ikiraro, niba ari Minerval mwandikira na SMS mutavugana, kandi abantu bakabona ko muri kandi Satani yacikiraro, unambaye neza, wambaye n'amashanete, make-up iryoshye, umugabo arahumura neza, ariko ikiraro kiri mu nzu hagati. Nebukadineza ari we Satani yaragiciye. Ibi ni ibintu bikomeye kwe gutekerezwa. Ukamara igihe ufite umufiyanse imyaka 10 gashira, Satani yaracikira. Ubuse idacikiraro uragize gutyo, urakoze ugize ubuzima nkaho wari inyama, Satani aguteye ikiraro cya diabete ugatangira kwivuza ugeze mu bihe by'ibisubizo. Inkoko yorore ntuyiryeho, amata inka yorore ntunywe amata, ibyo wavunikiye ugatumiza ikamyo y'isukari ntunywe n'akayiko kamwe. Ibi biraro rero, ibi biraro kuri uyu munsi turi hano kuri gusenga atepaist tugikati. Sinzi amagambo no kunyuka cyane kugitinda, turagitinda twe tuyokati cya Satani twubaka icy'Imana yacu. Nuguvango icyo yakase ntacyo bitubwiye, twebwe turagikata ngo kigende. Ahubwo muri iri joro Imana uyu munsi muri kino kiganiro, haleluya, hari ikiraro cy'Imana kibonetse. Imana igomba gutinda ikiraro nkuko hariya muri Nyungwe hari ikiraro gica hejuru, ntawe rwa simbuka imigende hejuru kajya. Ngo Imana yubatse ikiraro hejuru y'amasezerano yari yarapfuye, abantu yararwaye. Kandi nta kiraro ntagugira kujya kurya, nukuri nta kiraro ntajya guhaha, ugira gutyo ukaba ufite bene wanyu yaza agacikirano ntimwongere guhuza, bakabaha akazi abandi bo ku ruhande, ariko we ntibanakurebe. Kandi uhari uri umushomeri, cyo kwibagirana nyine, ukibagirana bahari. Ikiraro gituma nta mwongera guha, nta no kubyina no kuganiriza, araza akagikata. Sinzi aya magambo Imana gutindira ikiraro mu izina ryayo. Ntago sinzi ikintu uri kucyuma, birimo birandenge. Kubatsaho Satani yashenye, ntago byabari ibyo twubakire hejuru, ahita abasha gukoza iki. Imana yongere itwubakira ikiraro. Ndagira ngo ducukumbura aha hantu tuduse nk'abakora ku mitima y'abantu yari yarasinziriye kanguke. Ni ibiraro Satani aca mu rugo akabica, mwajya ku meza abana bakarya isigane kandi ari bamwe. Ubuze ko hari urugo badashobora kugira ngo bategure ameza barya. Oya, urugo bashyiraho ngo bonye umwanya akaza akarya, kandi barahari. Umwe yamara kujya akajya kurya, undi akajya kurya, mbega nta kwicara nta guhuza. Ikiraro cyaracitse kiraho, kibahuza cyaracitse. Wapi mwarya saa cyo kubaho k'umuntu. Kuba ugasanga umugore agiye kurya nyuma bagiye wenyine, mbega ugasanga nta kwicara ngo ubone bateye story wa mugani zo mu mwuka buzunguka bafashwe. Uzi ko Satani aca n'ikiraro no mwisengesha umuntu agasenga akagica mwese musenga, ariko umwe agasenguka n'undi agasenguka, undi agahirimuka. none ubwo ko badahuza barajyahe? Icyo kibazo nicyo kiraro. Urwo ruraro rwacitse mu ngo mu mitima y'abantu bavandimwe. Ni uyu munsi gusenga twaje kukubwira ngo ntago Imana iri biranze. Ibyo bintu ntabwo ugomba kubyambukana mu izina rya Yesu. Mushumbira ijambo riragufashije ijambo zagitiwe asanziro byaracitse twanyaguritse. Mbese ubona umuntu urambagizwa, ubukwe bugapfa, umwaka 2 3 5 gashira, urumva nta kintu cyacitse. Nyine ntibazabura kurambagiza, ariko ikiro kimuhuza kugira ngo yambare akivanamo. Yatwaye ubwenge, urumva. Atwara nibyo mu nzu y'Imana. Kiraro wowe, ariko uzikurangura wamara kudepa stock ibiciro bikamanuka. Ayiwe data,
hakaba undi uyibika bikazamuka akazamuka wowe ugahora buri gihe ukora umanuka yaraciye ikiraro cy'iterambere warangura igahita ikiraro cyo kuzamuka ibiciro bikamanuka wamara kubirekura byamanutse nta kundi ugira ngo urongere urangure bikaba biratumaye kandi bya bintu bitanu ugasanga waranguye iwawe akurujije kunguka ayo mana we cyo ni ikiraro gicika mw'izina rya Yesu Imana kuri iki kintu uri mu kiganiro ariko iki kiraro ibikomere kiraro uzi ko Satani agica umwana n'ababyeyi ntibaganire ho aragica umwana n'ababyeyi baramubyaye ntibamutahira ubukwe n'umwana ntarebe iwabo uzi ko bagica akarara muri boîte anywa nijoro akarara abyina akarya brochette akarya ibiryo agahaga nyina nta n'ibishyimbo afite ikiraro cyacitse so Nebukadineza ngo abatera kujya bakumbura imyaka bayireba yera inyoni ziyirya hirya nta mbaraga zo kugera ariko uzi kubona umukobwa wibyariye ari indaya ku musozi waramuhetse abandi bashyingira waramureminiривare abandi bashyingira bagira abuzukuru basaza bakambara ingofero bakuzanira abantu ugahabwa icyubahiro wakajya kwirwa yandarika yambaye utwenda two hejuru kugira ngo usuzugure icyo si ikiraro cyacu ukabyara umwana w'umuhungu mwiza ariko ugusenga rwa haleluya uyu munsi turi kubabwira ijambo rikomeye ngo ntabwo Imana yongera kubiranzika tuvuge ngo Imana ibubakira ikiraro hejuru icyo Satani yashenye Imana ibubakira ikiraro uvuze ibikomere tubabibwire uzi ibikomere byo kugira umwana w'umuhungu aba bandi bari kwiga barangije aho ari kunyura urumogi bafite akazi uwari kunyura urumogi ari kuryoza nta ari gusambana ari kurariyo bari kumutera yitera inshinge z'ibiyobyabwenge yitera inshinge yarigeze akavura ivundi atarabuze minerva atarabuze uburyamo abandi bari kwiga wowe wari mazerera icyo si ikiraro kibazo arangotore yamasa we baracikira kandi atarabuze ikindi afite n'ubwenge bwinshi bireba yapfa no kwiga hanze ari kwicaro bakagikata cyarakaswe hari ababyeyi bafite agahinda kubera ibikomere kubera ikiraro hari abagabo bafite agahinda kubera ikiraro cyacitse hari ibiraro byacitse kurya umugore yitwa akambara akitera make up agatwara imodoka nziza ariko umutima wenda kumeneka kuko ntebe nahuza uza abagore benshi bafite akazi ariko batagira uburenganzira ku mafaranga bagore akajya ibeshya yakoreho umugabo amukoreho umusatsi icyo si ikiraro akagira akazi ariko ntagire uburenganzira ikiraro cyo kuba yajya kubikuza ku mafaranga ye ubwo urumva iyo adafite uburenganzira umuryango wabonye uburenganzira ntawe uzi kubyara umubyeyi ukubyara ukabura icyo umufashisha ukabura uko umufasha utarabuze icyo kandi baba babireba ko ushoboye kubera ikintu ubikora induru ziravuga none ukabura ndareka umugabo ndareka abana ndareka umuki ukabura ahantu ariko tubuhanuzi bukomeye Imana igutindira ikiraro hejuru icyo Satani yasenye Imana izamura ikiraro aragisenya hahandi bwo hejuru ibyo bintu ngo nibyo yakoze ikiragikuraho hari ibiraro byamaze gucika ba nyirasenge ntibavugana n'abisenge neza abo babwirwa n'ababyeyi abagore ntavugana n'abagabo imiryango yaraciyemo hari ibiraro yaciye mu by'ubugome bamwe bararya abandi bakabwirwa abandi barambara abandi bakambara ubusamwe ntibubahara abandi bakundana si ibyo gusa mu bakozi b'Imana hari ibiraro yaciye byo kudahuza mu bakozi b'Imana birahari byuzuye bahigana ngubu nkaho naje nkuje gufasha gushyigikire kuri gusenga rwa nkumva najya kuri TUT kandi cyo bintwaye umwuka wo kubakana ntawo hari ushobora gutegura igiterane naho kugira ngo bakizemo bakagisenya kandi bakaje gushyigikira bagakibira ariko hari ijwi ryavuganye natwe twicaye hano Imana ishimwe cyane sore rivuga ngo higiye kuranzikira ijambo rega ndagira ngo mpamvu natinze ku kiraro ndagira ngo tukivugeho hari abantu bakomeye tukivugeho kiraro kandi nicyo gikuye nk'ubuhanuzi ariko uzi ko ibintu ari ukuri yacikira kuno tuvuga ijambo ry'Imana tukanivugira naho umuntu akora tuyuti gusengarwa ni hariya mu Kiyovu ukorera niho nkorera nta kibazo mu Kiyovu ukorera igihe nahazaga hamwe na Munezero yego tukabwiza nkaza ngasenga
umuntu yamagaye ibintu byanyu mudaharukanwa usamureke undi kunjyana nawe kuse urandika ariko se uzitwara ahujwe n'iki hari abantu bashyizwe guca ibiraro shitani igacibira umva udukurikiye shitani yagucira icyaro muri uyu mwaka iragica iki kiraro cy'imikorere iki kiraro mu rugo rwawe ntiwumvikana umutware uzi ko no mu kazi shitani yinjiramo igacikiraro abantu bagakorana muri minisiteri batahuje uyoboye akazi adahuje n'uwo hasi ubwo ibyo bintu bakora bizagira iyo bijya hese ko aho bijya kubera ko yaciye Imana ntizakoresha ibikoresho byatumye hase bimwe byatumye ntibizagaruka ikubakira ikiraro igomba gutinda ikiraro oya rero burangiye bavuga byinshi cyane ukabareba gusa ugatuza kumbi bamaze igihe bareba imbuto zeze batajya kuzirya hari harasigaye abazihingira ubundi bajya bamwe bashyira ku kagezi ka Kebare abandi iyo bararira Aberusalemu nabo barakavuyo kuzuyemo kandi abasigaye bazihinga nawe kuko nta banyabwenge bahari nta n'abatambyi bahari bose bateraga umutugu none se bahunikaga bati cya kabiri nta batambye ngo baratamba byari bikwiye nta mana yari irimo n'ibyo mu nzu y'Imana byari nabo bari bafite ibibazo reka nkumenere ibanga rikomeye ubundi iyo urinjije mu gutekereza abantu bagusenyera ikiraro cyari gihari rero uraceceka noneho twebwe muri itariki twaje ku kiganiro dusoza umwaka ni ukuvuga ngo 2021 ibiraro byaracitse abana ntibumvikana n'ababyeyi ababyeyi ntibumvikana abagabo ntibumvikana n'abagore babo ikiraro kiraboneka mu nzu kandi barara mu nzu imwe aho umwe atavugana n'undi kiretse SMS kandi baravuganye cyangwa ngo sheri shushu wowe nkunda kandi nemeye ibiraro byaracitse aho umuntu yakuraga umugati harahagarara ibiraro biracika shitani arabirundura abikya diplome z'abantu kandi bariza akazi birahomba abantu bibazo biravuka bafite zirahagarara ariko ngira ngo uyu munsi wa none ugusenga rwahagaze ku murimo w'Imana tubabwire ngo hari ijwi ry'imbaraga rimanuka ndumva umwuka w'Imana haleluya hari Imana ije kubakira ngo icyo kiraro Imana igiye kucyubaka hejuru y'amagambo irubaka hejuru y'intambara irubaka hejuru y'ibazi irubaka hejuru usaku irubaka hejuru y'abashenyi irubaka hejuru y'igihombi irubaka hejuru y'agahinda irubaka hejuru yo gufuta mu rugo irubaka hejuru yo guhangayika irubaka hejuru y'ingorane irubaka hejuru y'ikurwanya irubaka hejuru y'agahinda irubaka hejuru y'amarira irubaka hejuru y'ibiguhagurukira Imana irubaka hejuru y'abarozi Imana irubaka hejuru y'akurwanya Imana irubaka haleluya hejuru y'ingorane Imana irimo irubaka umugambi w'Imana uzamutse irubaka igiye kubaka aho byasenye bivuga ngo irubaka hagati muri wowe hejuru yo kwiruka ngo mu kazi irubaka harapia foria mosetelemo irubaka hagati y'intambara n'ingorane kuko hari byasenye utabasha kugeraho ariko 2022 kiraro Imana gishyizeho urarara wambutse kandi ubona ikiraro kizemo bagaruka ibintu bisubira mu mwanya wabyo so satani rero naho yari yarategeye naho yinjiye irasenya ariko hejuru y'induru igiye kubaka hejuru y'amagambo irubatse halakotala hari Imana yubaka hari ikiraro kiguhuza n'ibyawe hari ikiraro kiguhuza n'ibyo hari ikiraro Imana ishyizeho uyu munsi wa none hari ikiraro Imana igutindiye ngo winjiremo kikwije muri mwaka 2022 hari ikiraro Imana igutindiye nubwo abademoni bari baracikiraro abarozi bagacikiraro cy'urushako abarozi bagacikiraro iracyubatse abarozi bagacikiraro cy'akazi iracyubatse ariko Imana ije kukubakirikiraro abarozi bacikiraro cy'amashuri reforiyama Imana ikubakirikiraro haleluya iracyubatse hejuru y'amagambo Imana iracyubatse mushumba hejuru y'umurimo w'Imana Imana iracyubatse hejuru y'agahinda ufite Imana iracyubatse hejuru yo gucibwa Imana iracyubatse hejuru yo kubengwa Imana iracyubatse hejuru yo guhomba Imana iracyubatse hejuru yo gutukwa Imana iracyubatse hejuru yo kuzingwa Imana iracyubatse iracyubatse zawali ya masetelebo ya mosando iracyubatse
hari ibiraro byari byarahagaze abantu bakifuza kubaho kandi bagombye kubaho, bakifuza urukundo kandi abakunda bari bahari, bakifuza amahoro n'ibikunde. Ariko ijambo ry'Imana risohokeye muri stizo gusenga rwa riravuga ngo Imana ikubakiye ikiraro hejuru cyari cyarasenye. nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere izongera kuranzika. aha rero ni Imana yabwiye Ezekiyeli ngo genda ubabwire mwana w'umuntu yuko nta jambo rizongera kuranzika. rirasohoye rero Imana yubatse iryubatse. haleluya. genda ubabwire ngo nta muranzi w'ijambo uzongera kubaho. no nta umuranzi ni ikintu gitinze, ngo ntabwo nzongera kuranzika iryo jambo. Imana ikubakiye ikiraro gikomeye ku buzima bwawe. Rabwira ngo rero nuvuga ngo ubundi ijambo icyo rishatse gusobanura ni ukuzura k'ubuhanuzi n'imbaraga by'Imana ku Bayuda n'i Yerusalemu bitazongera gutinda, kuko ngo bari bamaze kwihana ndetse no kwakira umwuka wera. Burya byose bimaze kuza, Imana irongera kubaka. ngaya magambo ko avuga nayangaya kirizongera. Hari abahanuzi imyaka 70 abandi ntimuzasohokamo, watinze nta byara ugeze muri koze ubwo urashaka uwiki kuba byaya benshi abandi nabiki mbega hari urucane. Imana irabwira ngo genda ubambwiye ijambo ryanjye ntirizongera kuranzikwa. kondisiyo ntirizongera kuranzikwa. Urumva n'amagambo y'ubwenge kandi y'imbaraga. Imana igutindira ikiraro. Yego. Abanga ijambo ryanjye ntirizongera kuranzika. But the word which I have spoken shall be done, says the Lord God. Agango ijambo ryanjye navuze ntirizongera will be done, shall be done. Rigomba kujya mu bikorwa. Abarozi babyanga izacyubaka, abakurwanya babyanga izacyubaka, abaguhagurukira bahaguruka izacyubaka, abavuga ngo urapfuye izacyubaka, izagutindira ikiraro igitinde engeri gitinde iguhuze n'ibyo byose wari utegereje, kandi uzabaho kandi uzakorana n'Imana. Haleluya. Nagira ngo mva ariko semande pa ingiye ubutumwa bukwiriye bwo kubwira abantu nubwo Satani yaravuze ikiroro yagiciye tubasha kubona uko bigenda, ariko Imana ikuvuganya nayo ngo ikugarutseho. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva ari amagambo twaganira. We warudukurikiye. Yego. Shitani yaguciriye ikiraro. Lestefy. Ariko muri kano kanya tujye kugusengera. Shitani yaguciriye ikiraro mu buzima bwawe, mu masezerano yawe. Wisuzumye usanze ikiraro cyaracitse, ariko hari ijambo rije rivuze ngo Imana ikubakiye ikiraro hejuru y'icy'abademoni bari baracitse. Haleluya. Reka dusenga Imana, tugusengera Imana. Wizere muri ya mwaka ugomba kubona ikiraro. Hari ikiraro umwuka w'Imana yubatse ku buzima bwawe kandi nta murozi uzagica. Nishumba ndumugiri umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu Imana ihaye kwambuka. Haleluya. Rega niho wakwambuka nta kiraro. Wakambuka kukize kwambuka ni ijambo ariko yaravuze ngo therefore say unto them into them, thus says the Lord, they shall none of my word be prolonged anymore, but the word which I have spoken shall be done, say the Lord God. My friend. Babwire naba turi kubwira bari mu USA, Canada, bari Belgium, bari bose batuye bari Kigali, bari hepfo okagugwa bazamuka. Ibiraro byari byaracitse, hari ibiraro byarangiritse kubera hari ababyeyi bari, hari byari byarabagoye, hari abadespori ibiraro byari byaracitse. Ariko iby'Imana ije ibyubakira nta jambo rizongera gutinda anymore. Nta gutinda anymore, ntibishoboka.
ubuhanuzi bugira ubwawe ubuzima bwawe wowe udukurikira mu Bubiligi wowe udukurikira mu Faransa jambo rizongera guhera South Africa wowe udukurikira mu gihugu cyacu jambo rizongera guhera iryubakiye ikiraro haleluya haleluya jambo riherekeza haleluya 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 hari icyo ugomba kunyuraho hari icyo Imana igomba kukunyuzaho ukagera ku masezerano hari ukwambuka ariko Imana ikubakikira dobe enemana wowe niyo mavuta akomeye Imana ikubake Imana igutabare Imana igushigikire avuga ngo enemo ntabwo bizongera gutinda yasobanura ngo they shall none of my words be prolonged anymore nta jambo rizongera kuranzikwa ngo ritinde hari Imana gutingiye ikiraro kandi abanga ijambo ryose navuze rigomba kubaho uwo mwanya rigakorwa uwo mwanya cyo kiraro kize ku buzima kize mu rugo kize mu mibereho kize hagati y'abantu kize kiraro kigutindeho Imana ikuhuza Yesu haleluya ko ni umugambi mwiza w'Imana kiraro kiguhuza n'amasezerano ngaya amagambo Imana yaduye ngo tuganire umusubano 2022 ugomba kwambuka muri ubwo buryo kuko Imana ishyizeho ikiraro kiguhuza n'ibyo rutegereje Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Amen. Uri Imana itanga uburyo. La kolia masete boria fa. Endewe ko yasepa. Uri Imana y'amasezerano. Oh hallelujah. Imbaraga zawe zirakomeye. Hallelujah. Dusanze ibiraro by'abantu benshi byaracitse. Yesu. Daimoni yaraciye ibiraro Yesu ndetse bigira abantu bamwe barara bari Yesu ndetse abandi bariheba rwose Yesu ndetse umuntu akajya mu nzu akararira ariko tumenye neza kuri Imana ijya yubaka ikiraro uri Imana y'amasezerano 2022 wubakira abantu bawe ibiraro haleluya buri muntu wese umwubakira ikiraro bambukana imbaraga kimwambutsa kuko nta jambo kimuhuza n'amasezerano haleluya kuko ijambo uvuze uritindi ikiraro uryubakiye ikiraro ene bangone foye uvuguruje imbaraga z'abarozi uvuguruje imbaraga z'abapfumu uvuguruje imbaraga z'abakonikoni uvuguruje imbaraga z'uruzerero uvuguruje imbaraga z'ibihombo uvuguruje imbaraga z'insingo arabini mandolayi uvuguruje imbaraga z'akagambane uvuguruje imbaraga z'uburiganya bwa Satani utsindiye abandi ibiraro ani wirifori y'amando uvuguruje imbaraga zirwanya abakozi b'Imana izirwanya abashumba izirwanya abavugabutumwa hari imbaraga uvuguruje utinze ikiraro kugira ngo abantu bagere ku masezerano muri uriya mwaka hari ibigeragezo uvuguruje hari indwara z'ibyorezo uvuguruje udutsindiye ibiraro Imana ikora uri Imana ivuga uri Imana yerekana uri Imana y'inyabushobozi haze waya fa molia costeria te urakoze Yesu haleluya umuhumbo gushagabanisha dirihuse cyane ubuhanuzi yaratuzaniye ahise mando kuri Imana itwubakiye ikiraro hejuru cy'abadayimoni bari baraciye urakoze Imana kubikoze haleluya izina rya Yesu amen